Ku mazina yitwa Baraka Kabera. Yes, Baraka. Baraka rero abanyita Chris. Abenshi bazi Baraka ariko. Abenshi bazi Baraka muganga byose. Andi makuru se y'inanga bimeze bite? Tumeze neza. Turi mu mujyi wa Goma. Hano turi mu mujyi wa Goma kuva Ventura afata Goma n'ubwa gatatu mageze. Ariko n'ubwa mbere ngeze aha ngaha nyuma y'imyaka 2. Wari waratinze kuhagera se ko ari ukubera iki kandi tuzi yuko wari hano hafi cyane. Byari bigoranye urumva iriya kazi dukora uranzi ndi umuganga. Ndi umuganga w'Umuventura n'abaturage urumva ro kumva ko ndi umuganga w'Umuventura arangiza nkaza aha ngaha n'ikindi cya kabiri babizi zira barire zo mu bambiro zari zigoranye cyane kugira ngo umuntu anyure. Hari ikibazo ngiye kukubaza cyane mbere yuko M23 ifata umujyi wa Goma batubwire yuko hari amabomba ameze nk'imvura yaguye Mushaki kandi nzi ko ariho mu rugo iwawe cyagenze bite ayo mabombe nta bantu yishe se mwarokotse mute wadusobanuraho gake? Amabombe yo ni ibintu byinshi ni ibintu birebire gusa nabyita yuko ari amabombe tumaze nk'umwaka twebwe tuyumva gusa ejo bundi yari akarusho kuko ejo bundi yatwaye abantu benshi asenya amazu. Sibwo hapfuye abantu bangahe? Bira y'abantu bapfuye uwo munsi hapfuye abantu 2 abandi bagera mu bantu 8 barakomereka n'ubwo baracyarwaye. Byari bikabije cyane. None se kuba nyuma yaho gatoya M23 yabashe kuza kuribera umujyi wa Goma hanyuma mwe mwumvisha ibyishimo bibaye bite nk'abantu mwari muri Mushaki mwumvisha ikintu kibaye ko mutazongera kumva amabombe agwa iwawe? Byaraturenze. Abantu benshi bashimishijwe n'ifatwa rya Goma ariko twebwe twashimishijwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Ifatwa rya Goma ryadushimishije cyane no kumva yuko batazongera kudusheringa nabyo twabonye yuko ari ibintu hari n'igihe turyama umuntu akaba yabirota akavuga harenda biragaruka kuko byari birenze cyane Uranje tuvugana byahitanye muri umuntu wanjye ndakeka urabize. Ubwo rero bira bintu ntago bimenyerwa byari ibibazo rwose. Ore mwihangane rwose kandi no gukomera nta kundi ntambara zijya gushira hari ibitambo bigiye ariko ndatekereza yuko kuba M23 irafashe umujyi wa Goma byarabanejeje. Tunejeje ku rwego rwo hejuru cyane. Umunsi wo turi mu mujyi wa Goma. Turi mu mujyi wa Goma. Ahantu mwaje n'ubuhoro mwaje gusura cyangwa mwari mwaje gukora so urabona Mushaki na Goma ni hafi kumva yuko uri bugende nta barriere y'isake no mu bambiro isari sawa wumva waza nubwo wavuga ngo ushaka bavuga kanje gucaginga no muri Goma byose umva kabisa ko ari ibintu bishimishije rwose twarabohowe tumeze neza kabisa. Iki ni igihugu kiri free cyane rwose abantu ku buryo umuntu atembera agatembera kumva ntabwo bari mu kumva ntabyo kugira ngo we Munyarwanda ntabyo kugira ngo we Mutusi ibyo ngibyo byararangiye rwose. Hanyuma reka mubaze ku kibazo kimwe ndabizi ubona n'abamotari benshi hari abantu babere babagisake aho hantu abamotari bari kuhagera bakumva bimeze bite? Ibyo byose byararangiye ahantu hose huze habaga ikibazo bagomba kugenda bakagusubiramo ngo zala nare ngo lenga ibyo byararangiye handi sake kuntu wabonaga twageraga dutinya ibyo byararangiye rwose ubu tumeze neza uragenda isaha yose ushakira nta muntu guhagarika mbese ahubwo barakubona bakumva yuko ari nko bagusabye imbabazi ku byo bakoze. Ese ubu ngubu urumva ari icyo bashimira M23 ikoze ibintu bimeze gutya bashimira mu ruhe rwego? M23 byo kwishimira ni byinshi ariko urabona twebwe nk'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda biganjemo ubwoko bw'Abatutsi turishimye cyane kuko twarabohowe urumva twari dusigaye tujya mu Rwanda tukazunguruka iriya za Mubwiza za Tongo na Karengera n'urugendo rw'umunsi wose kuri moto ariko ubu ngubu dufite liberté yo kugenda isaha n'isaha kumva yuko uvuye hariya mu rugo ahantu hakoresha iminota 40 twakoreshaga umunsi wose byo washima se wabona uko ushima ko washima n'umunsi ukira. Aho rero hanyuma ikibazo cya nyuma ndibwongeye kukubaza se uri hano muri umujyi wa Goma Bukavu ari guverinoma nta kantu kakubwa mwumva mufite? Urumva ubwoba ntabwo twavuga ngo twagira ubwoba biturukanye nuko cyambere twizeye ingabo zacu hari ukuntu zishiraho sentire zikafunga urabona twabaye Mushaki epfo ku makafe hari aduye ako twararyamaga tugasinzira nta kibazo no kwizera ingabo zacu tuzi yuko Imana irazifashe iyo zashizeho umukandara zafunze
nta mwanzi wavuga ngo arinjira rwose. Ubwo rero no kuba Bukavu ni kure ntabwo mazi, ariko numva bivuga ko ari kure, nta ibirometero byinshi cyane. Ubwo rero twizeye yuko isaha n'isaha izavamo tugatembera, ahubwo tuba dufite amatsiko yo kuhagera, ntabwo tuba dufite ubwoba kuvuga ngo Adera dusanga haranga agere ku Mushaki cyangwa agere n'ahangaha, biragoye rwose. Ikindi cya kabiri wenda ibintu by'ibibombe nka biriya by'imizinga byavaga mu bambiro bigwa i Mushaki, ese ubu hari ahandi hantu bicyumvikana? Oya, ubundi bakimara abantu babiteraga ni ziriya ngabo za Sadek bakimara kwicecekesha, bakimara gufata bambiro bakagira za Gasengesi, bya byuma byabo bahise babibunda babyimura bizana inaha, urumva nyine byari birangiye. Ubundi twebwe ngo M23 yadivasingize nuko twari tuzi ko igiye gucecekesha biriya bibombe. Ubu ngubu tumeze neza rwose, nta ni bombe rero kugwa, turaryama tugasinzira, tugenda amasaha 24 kuri 24. Urakoze cyane rero kuba ikiganiro cyiza ugiranye na Kivu News. Asante sana. Urakoze cyane.